mu rwuri rwiza ntabwo nikanga ibirura biraza kabihinda ivuyoye kandi muhora mu biganza ngenura bavandimwe umuryango wa Yosefu Karubera inshuti zabo za hafi ndazirikana n'abari hanze bashobora kuba badukurikira tugiye guherekeza Yosefu Karubera mbere y'uko aba umubyeyi wacu kandi nibyo ni n'umukristo wacu kandi bagaragaje ubwitange mu kubaka kiliziya ubuzima bwe bwose yabumaze ari umukateshiste kandi no mu bukristo akaba yarabaye umukristo w'intangarugero cyane cyane mu mibereho n'imibanire n'abandi. Ni igihe kidufasha kuzirikana ubuzima bwe, kuzirikana ubuzima bwacu, kuzirikana ibihe turimo. Icyo mbona byakozwe kugira ngo tubashe kugera kuri iki gitambo cy'Ukaristiya byakiriwe n'abantu benshi kandi batandukanye. Buri wese yifuza icyagirira abandi akamaro, wenda ntitubyumve kimwe ariko tugamije ikintu kimwe. Ibyo rero iyo byatugejeje aha ngaha ku batabizi kugira ngo babwire ko bimaze kutunanira kuvuga agasana mu kiliziya kuko insengero zitagomba gukingurwa, bose murabwira mutuze mugire amahoro. Icyo ngicyo tugazuba kuherekeza nta misa gusa, biba ngombwa rero tuzayivugira mwirinde iruhande rw'imva ye.
twari twabiteguye n'ihema ryo kubikoreramo. Nibwo rero nyuma abo bakomeje kubyibazaho bavuga ati 15 bajyemo ariko babanze babapime mbere yo kwinjira. Nibyo bimaze kubona, ariko bose icyo mbibonamo nuko hari izo mbaraga zigenda zikubitana zongera zikubagurana, ariko buri wese ubona ko agamije ikintu cyiza yakwifuza kugeraho. Ibyo rero nabyo ndabyishimira kuri Yozefu waduhaye uburyo nawe yabaye kandi yagiye abaho mu bihe irimo ikoshorana hirya no hino, ariko bose bazi ukuntu bibaye mu mahoro, mu bwitonzi, ariko akaba atarekura ubone yakwakiranye n'umuvandimwe cyangwa yakwakiranye n'umuntu aho yaba ashaka kuze bwite, kuko nabyo bibaho. Ndasaba rero Imana imutwakire imuhe iruhuko ridashira, kandi abasize ntabasigiye gusa, basigiye umurage ukomeye cyane, umurage wo kumenya kubaho no kubana umurikiwe n'ubukristo bwawe. Nyagasani nawe rero umuhe iruhuko ridashira, kandi natwe abasigaye twagiye tumva mu ntege dukomereze ukwemera. Tubanze rero dusaba imbabazi z'ibyaha byacu, nemera imbere y'Imana ishobora byose ko nacumuye gusa, ibyo natekereje, ibyo navuze, ibyo nakoze n'ibyo niyemeje gutunganya, kuko naracumuye gusa. Icyo gituma n'ingingo ya mutagatifu cy'iteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe umusabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose itubabarire, idukize ibyaha byacu, izatugeza mu bugingo bw'iteka. Dawe Mana ishobora byose, twemera ko umwana wawe yapfuye kandi akazuka. Turakwinginze ugirire ibibera bikomeye, maze umuyoboke wawe Yozefu Karwera wapfuye yungiwe na Kristo yishimire gusangira na Yesu. Ku bwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mubategekana mu buryo bwa Roho Mutagatifu, ukubira ibihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo yamwandikiye Abanyaroma. Koko rero nsanga amagorwa y'igihe cy'ubungubu atagereranywa n'ikuzo bizamugaragarizwamo, ndetse n'ibiremwa byose biraregereje ngo birebe igaragazwa ry'abana b'Imana, nubwo ibyo biremwa bitagifite agaciro, atari ku bushake bwabyo, ahubwo kuko wabigeneye atyo
biracyafite amizero. Koko n'ibyaremwe ubwabyo bizagotorwa ingoyi y'ubushanguke, maze bigasangira ubwigenge n'ikuzo by'abana b'Imana. Tuzi neza ko na n'ubu ibiremwa byose binihira icyarimwe nk'ibiri mu mibabaro y'ururabo. Nyamara si byo byonyine, ndetse natwe abahawe Roho Mutagatifu nk'umuganwa turaganyira mu mutima dutegereje kugirwa abana b'Imana, ugucungurwa kw'imibiri yacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Muri icyo gihe Yesu abwira Abayahudi ati, ndababwira ukuri koko, nimutarya umubiri w'Umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye, ntimuzagira ubugingo muri mwe. Naho urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye agira ubugingo bw'iteka, kandi nzamuzura umunsi w'imperuka. Kuko umubiri wanjye ari ikiribwa koko, n'amaraso yanjye akaba ikinyobwa koko. Urya umubiri wanjye kandi akanywa amaraso yanjye agumamo, nanjye nkamugumamo. Mbese uko Data wantumye ariho, nanjye nkabaho ku bwa Data, bityo urya nawe azabaho ku bwanjye. Nguyu umugati wamanutse mu ijuru, si nk'uwo ba sokuruza bari bariye bakarenga bagapfa. Urya uyu mugati azabaho iteka ryose. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, tumaze kumva ijambo ry'Imana ryatoranyirijwe uyu munsi. Ibaruwa ya Pawulo Mutagatifu yandikiwe Abanyaroma. Pawulo Mutagatifu ku buryo bwe bw'umwihariko avuga urugendo turimo nk'abemera, urugendo twatangiye mu mavuka yacu, urugendo ruzakomeza nyuma y'urupfu rwacu. Ariko akerekana ko tutagenda twenyine, tujyana n'abandi, ndetse tujyana n'ibindi byose bidukikije, isi iyi turiho. Pawulo Mutagatifu iratureba, iratwitegereza
birebe ko duhinduka abana b'Imana. nayo irabaye itegereje umukiro wayo, ariko umukiro ukazagerwa n'abana b'umuntu. ni ukuvuga nshaka kuvuga ko dufite ubutumwa. umuntu w'ikiremwa cy'Imana afite ubutumwa bwe ashinzwe. cyane rero buriya cy'ibanze ni ukugaragaza Imana imibereho yawe, ukabaho nk'umuntu wemera Imana. burya umuntu utemera Imana aba afite akantu k'uburinganire ku bundi buryo. aba ahagaze hariya ariko atazi aho akomoka, atazi n'aho yerekeza. aba ari aho gusa. kubaho gusa rero icyo Pawulo mutagatifu yambaye. niba rero uri aho gusa utazirikana aho ugana aho ugana, n'ibikwegereye bikureba ntacyo bikubona, ntacyo biguteze, ntacyo uzabibaza. ibi yavugaga hari mu gihe cya kera, ariko igitangaje ni uko ibyo avuga ari ijuru. iyi si idukikije tutayifashe neza yadufata nabi, ingaruka zikagenda zirushaho kugaragara no kwiyongera. kuyibamo rero, kuyibamo neza ni ukuba ufite Imana. Yosefu ntabwo yari umugabo wambaye Imana wajya hariya asakuze avuge, ntabazi imyigishirize ye barayizi, ahubwo cyari igihagararo. uhagaze ute? nyamara bakunda kwibaza ikibazo nk'uko uhagaze ute. uhagaze ute imbere y'Imana? uhagaze ute imbere y'abantu? burya rero burimo guhindura isi, kandi burimo guhinduka nawe ubwawe. mu ivanjiri icyo nahitiyemo ni kugira ngo ndebe ko nayihuza n'ubuzima bwa Yosefu. Yosefu kuva mu musore bwe kugeza ejo bundi mu busaza, yari nakubwiye ko iyo mvuga sinifuza umunyenga. amafoto wayafashe kandi urayafata, ariko si bwo yabaye umugaragu w'Ukaristiya ku buryo bwinshi butandukanye. yarayigishije, yarayihawe, yarayitanze, ibyo yarabikoze. iyo urumva amagambo nk'aya ngaya Yesu abwira abantu, ndababwira ukuri, nimutari muri w'Umwana ntimunywe amaraso ye, ntimuzagira ubugingo murimo. urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye amumamo, nanjye amumamo.
mbese nk'uko data wanyu ariko nanjye nkabaho ku bwa data, bityo n'uburyo umubiri wanjye abaho. Umubiri wa Yesu azagaburira abamwemera ni ijambo rye yadusigiye umurage mu Ukarisitiya ntagatifu duhawe. Niho niryo buzungu ry'ubuzima bwacu dushingiraho ukwemera kwacu. Abamubona rero babonye Yosefu yari umuntu nkatwe twese, ufite imbaraga nkeya nk'iz'abantu twese, ariko akaba umugaragu w'uwo yemera kandi akawuhereza wabo ayobora mu nzira y'ukwemera. Icyo rero ni ikintu cyiza ku muntu nk'uyu watubayeho, twabanye akagenda gifite ahagaritse imirimo yakoraga muri santare ya Butare. Santare ya Butare iramuzi, nta mwana wabo wa Ukarisitiya, nta mubyeyi wabo wabatishije, nta mukristo wabo wabatijwe adaciye imbere ye ngo agire ijambo kuri yo. Ariko ijambo twabonaga kuri Yosefu ntabwo ari amagambo yavugaga, mu buryo yabereye, mu buryo yabafatije. Iriya santare ya Butare yayibayemo mu bihe bikomeye bigoranye, nta na rimwe n'igihe gusanga Yosefu yiyimyoza cyangwa se yakambanye, ahubwo wabonaga atuje, n'umwegereye wese ntamwishishe, ahubwo akumva akanamo wamukristo kumvisha abantu Imana, gukunda Imana akayikundisha nawe bayikunda. Tubiganiraho rero n'abasaserdoti bagenzi banjye, twabivuzeho tunamubona, abamenya abakatsi, abamenya abakatsi ku buryo bwinshi butandukanye. Abapadiri bose baje gukeza, baje guteka bamwiyumvamo, akamubona nawe kandi akabibona nk'abamubwiye, nk'abamubwiriza, kandi byose akabikora ubona nta kwihuta cyangwa se kurangara, tukumva bikoraga gahoro gahoro. Noneho sinaba gusa no mu muryango wawe bo bari hariya hanze, hariho n'abatabonanye bamwumvise. Yosefu niyo wasabaga abageni, niyo wahabwaga abageni, ashingira akavuga ijambo, akavuga ibisambo, ibyo ngibyo bakabishimira bakabimukundira. Ugasanga rero noneho muri iki gihe abantu bagiye bitambukira abazize Jenoside,
abazize uburwayi cyangwa se izabukuru. Yosefu yabaga ahari, yabaga ahagurutse. Ejo bundi nta gihe kirekire kirashira baherekezaga abakuru, ariko abavandimwe bari baratabaye cyane abambuye bari mu bitaro. Umukuru yarayoboraga kubwira, ariko buriya si we waturutse, kubera yuko asa. Ariko buriya twe n'abantu babanye nabo kandi nyuma yo kurandurira, aho bafata ishusho kuko nareba Yosefu, nareba Kabwera, nareba Bonifasi, nkaba nakubaza muri Kongo Yosefu n'umukuru Bonifasi n'umugabo, ugasanga kuko barasaga bakagira n'imico bahuriye. Iyo rero nicyo kintu cyampambaye cyane. Ntabwo nari nzi ko batekereza n'abakozi bose bose. Iyo tubabona umunsi ku wundi ubona abahanga, ariko nanone ukuntu Bonifasi mu minota ya nyuma hari imaje yampaye ntashobora kwibagirwa. Ajya muri se ya nyuma amushinga Kiliziya, ananirwa kuyigera kure biramwaje. Noneho mbwira abana bagana amazi nkaya, hari abakoma tugasukamo birajyana arayibwira. Ariko n'ubwo kwiga bimugora, inahise kwitegereza Yesu. Noneho tugasaba Yesu, hariya mu gihugu washaka kubaho, uragiye ugasanga umwanya nyayo, ugatinyuka ukamwegera. Nk'uko bisanzwe Yesu ntabyashisha, ariko icyo yambwiye yatekereje ati nyamara kubera bariya bantu ntaje kureba kuba bakwibanza. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Hashizeho kwiranga umukobwa wa Kagame waba muri ruhande yasutse n'umuntu wicaye, ndetse tugira ngo bagiye kwishyura abana baratangira kumubwira. Hashize icyumweru ubwo yatangiye amaguru, ariko agenda agataka nk'imyotsa bityo agenda ayo mahoro nta kindi yigira, nubwo rwaboneka nubwo kugira imyitwarire mibi n'ibirahure, ariko Imana itumira kumutira harabugira ukayibona ukayumva kurushaho, cyane cyane igihe wibigeze ubuzima bwawe. Uwo umuvandimwe we avugaga, ariko areze wigishije abana bakoraga ko bibasha kuba bakabagisha ko arwaye kandi babikora. Ntabwo yabibasha, yari kumenya kwirinda Imana, cyane cyane kumwigira ibintu mpamvu kurya n'ibintu bidasanzwe abakristo twese dukwiye gusaba Imana. Ndizera ko yitaho. Yosefu nagende gutuma amahoro, umwana w'abahanga bakundaga biyumvagamo, ariko ni umwana wa cyane
mabi rwose nta kindi dushobora kumuha atari uguturana nawe igitambo cy'ukarisitiya kugira ngo tumufashe kwambuka asanga Imana yamuremye ikamushinga n'ubuntu kandi bakwiriye gukora ubuzima bwe bwose Imana imuha iruhuko ridashira. Nyagasani Yesu abari namwe. Bavandimwe nimusoreke mu gitabo cyacu cy'Imana n'Umwami ushobora byose. Dusabe. Nyagasani Mana yacu turakwinginze ubare umuyoboke wawe Yosefu Kabera uturishe igitambo cyo kwitwaraho kuri uyu munsi twishimiye, maze niba kirambaho ubwami bw'icyaha cyangwa se urusenda rwa kamere muntu, ugirire urukundo rwawe umubabarire kandi umusukure ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Nyagasani Yesu abane namwe. Imitima yanyu y'ubukirikije dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose Nyagasani dawe mutagatifu Mana ishobora byose kubaho iteka ku bwa Kristo Umwami wacu. Niwe twaboneyeho amizero Yesu dukwiriye kugira ngo abashaka no kuzapfa badasubirwaho bahumurizwe n'isezerano ryo kuzabaho ubuziraherezo. Kuko rero Nyagasani abayoboke bawe babugingo babucuzwa ahubwo buhinduka urukundo, maze ubuzima bwabo muri iyi si bwamara gushira bakimurirwa umugore wabo w'ijuru. Icyo gitumye twifatanya n'imitwe yose y'abamarayika ngo duhanikire icyarimwe igisingizo cy'izina ryawe tuvuga ubudahwema tuti: Amen.
n'isoko y'ubutungane bwose. None rero mubyeyi wacu turagusaba usakaze abana bambaye amatungo maze tuyagaragaze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye kuza ububabare yafashe umugati arashimira arawumanya nuko awuhereza abigishwa be avuga ati mwakire maze muryohereze, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubaganirira. Nkuko yari amaze kugerageza arangije kujya afata inkoko n'amashyiga nuko yereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze mwese, iyi ngiyi koko ni umubiri w'amaraso yanjye y'isezerano rishya rizabaho iteka, agiye kumeneka mu mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugire imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora urwibutso. None rero nyagasani, igihe twibuka urupfu n'isuka ry'umwana wawe, tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkombe y'umukiro, tugushimira ko watumye twebwe no gushimira tukaguriza amatungo, kandi turakwinginga tuyohereje ngo twebwe abasangiwe n'amaraso bya Kristo, Roho Mutagatifu tuguze. Nyagasani ujye kiliziya yawe isi hose, maze ujyane mu rungano n'abacu ba Kristo n'umwepisikopi wacu bari mu ntege n'abatorewe urungano bari bose. Nyagasani wibuke abayoboke bawe bazivuga wera uhamagaye kuvana ku isi, maze ubwonko bw'umwana wawe bukomeze kuwe umuhe ubwishingizi bwawe. Tumenyekana abantu bacu, abana bacu tugize kuzazaruka n'abantu bose bapfuye bafutuwe, maze bakire ubugingo bwawe. turakwinginze ngo natwe twese tugire impuhwe maze tuzashobore kuganira mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi w'Imana na Yosefu mutagatifu n'intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakoze kuri byari bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingiza turata ubwa Yesu Kristo Umwana. Kandi Imana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo byose bishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe ukabihirwa kuri we, ubumwe bwa Roho Mutagatifu kuri ibi bibazo. Dusabe nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yatwigishije akanabitegeka, tubigire hamwe tuti: Dawe uri mu ijuru,
igihe twitegereje ya mizero mahirwe no kuza k'umukiza wacu Yesu Kristo. Nyagasani Yesu Kristo urabwira ugasaba ugasigira amahoro bwawe yawe. Ntibite ku byaha byacu, wite ku mirimo y'umukiza yawe. Maze ku bushake bwawe wihe amahoro kandi wumvire muri wowe wakoze iteka ryose. Nimugize iteka amahoro nyagasani. Bavandimwe mu rukundo rwa Kristo twifuza kumenya. Umubiri n'amaraso bya Kristo turahiriza twiza mu mubiri.
nyagasani mana yacu mu isakara ry'ukarisitiya umwana wawe yadufitiye impano muri uru rugendo tugirire iryo funguro maze umuvandimwe wacu Yosefu Karwera umuhe gusangira na Kristo mu bugingo bw'iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Muvandimwe ndagira ngo umwihariko ushingiye abasaserdoti twafatanyije bafite aho buri wese ku giti cye bwite yagiye ahurira na Yosefu Karwera cyangwa se umuryango. Hari abandi bari bafashe kuza tugafatanya, ariko iki gihe cya covid cyatukumira, ariko ndahamya ko badusezeranyije ko nabo imisoro yo kudusabira bayiguze. Ntabwo rero rwose Yosefu agiye kuko muri kiliziya yitabiriye hari amasezerano menshi y'abasaserdoti n'abakristo bamuherekeje. Reka rero dukomeze tugiye gushyingura nshimira kumva abasaserdoti mwese ubucuti mwahaye Yosefu n'umuryango n'Imana y'umugisha. Kandi Yesu nabane namwe ushobora byose aduhe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Jana mazima kuja Kristo.
udukijije nyir'ubutagatifu turagushimira kubera bari hano n'abapfuye ko washatse kunya kugendera aba aribo watumye dukoranira hano uyu munsi. Twari hirya no hino kubera imirimo yacu no mu bindi bidusanzwemo, none byose twabisize ari ukugira ngo muri wowe dufatanye akababaro n'abandi. Turibuka ko umwana wawe Yesu Kristo mu rupfu rwe rwo ku musaraba yakoraniweho n'impagarara zose, ko kandi kubera ubuzima bwe urupfu rufite imbaraga yemeza ko tuzabaho. Nicyo gitumye hamwe n'abatubanjirije bakaba bafite ubuzima muri wowe, abo twareberaga ubuhanga bakaba baramenye ubuhanga rwawe, hamwe n'urugaga rw'abatagatifu bose turagusaba duhuje umutima n'ubuvandimwe tuvuga tuti tawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yagere hose, ibyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bikoshya, ahubwo dukize icyago. abamarayika bakujyane mu ijuru, nugerayo abahowe Imana bakwakire bakugeze mu murwa wa Yerusalemu mutagatifu. Urugaga rw'abamarayika nirukwakiriye maze ubone iruhuko ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Batagatifu inzira z'abakwemera, niyo mpamvu imva y'umuntu ihora itubibutsa ko tuzazuka. Gira ubwawe n'umugaragu wawe Yesu Karubera kuruhukana amahoro, umugisha iyi mva igiye kubika umubiri we kugeza igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka, wowe uzaduha no kubaho iteka ryose. Amen. Agasani hafi y'imvu y'umugisha, nanjye ndawihaye nkaba n'ugiye kuyibikamo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.
meza amakanzu mu maraso ya ntama nimukundere bagaragu ba Nyagasani nimusoze mube maso kandi musenge muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi Imana ishobora byose yashatse kwihamagarira umuvandimwe wacu Yozefu Karuvera tugiye kubika umubiri we mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse, kandi kubera ko Kristo yazutse uwa mbere mu bapfuye akaba ari nawe uzaha umubiri wacu gusa n'uwe wazutse, muze dutakambire umuvandimwe wacu kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka, azamushyire mu matagatifu mu bwami bwe. Nyagasani muhere iruhuko ridashira maze umwirinde iteka aruhukire nawe. Nyagasani iruhuko ridashira maze umwirinde iteka aruhukire nawe. Nyagasani iruhuko ridashira maze umwirinde iteka aruhukire nawe. Ikamba ry'ubugingo kuko umwami ari hafi kuza nimukomere bagaragu ba Nyagasani nimutwaze ari ibyago cyangwa inzara inkota se cyangwa urupfu byose ntakiza ntanyana mwami w'imitindo mwami mwiza w'amahoro imigabo we wamuze zose ntakiza ntanyana we agahinda wowe wabonyuma kandi umuntu niwe yumva ntawe uzapfa ndi kumwe n'uwawe ndamushikana nsubiza inyuma nyirahira mu maya kagakose nzisha uriye n'amasani
Imana data nta mwana n'arongo ukwezi n'Afurika Bikira Mariya mwamikazi wa Kiliziya bishobora byose aduha Imana data nta mwana n'arongo mutagatifu gusa diyosezi yacu nshuti bavandimwe bana bacu yo kugira icyo mvuga kuri Karugera Yozefu ndabanza gushimira abana be ndabanza gushimira umuryango we wanteguye kugira ngo ngire ikintu muvugaho Yozefu Karugera rero mbere yo kugira icyo muvugaho biragoye murabona namwe kuvuga umuntu uri mu myaka 70 hagati ya 70 na 80 abona bifashe mu mutwe neza ariko naho kugira ngo uvuge ibye byose mu kanya gato nk'aka ngaka biragoye ariko ndagerageza kumuvuga kandi mubashimira nk'uko rwose abikwiriye Yozefu Karugera rero icyamuranze cyane n'ubukristo rero bwamugejeje ku murimo wo kwigisha iyobokamana abo mu katechisme rwose ndabyibuka nari nkiri muto Yozefu Karugera atangira kwigisha atangiriye munsi y'igiti cy'umunyinya ahantu mu Rutobo kwa Nyirimanzi ubwo hari muri santrale ya Rutobo santrale zari zitaraba paruwasi yacu yayikeza niho twajya gusengera isa eshatu Karugera atangira yigisha abasaza n'abakecuru abigishwa bari benshi aratangira arigisha nubwo rero ngo hariho abapadiri b'abazungu ariko rwose baramukunze kandi bamushima bamaze kubona ubwitange bwe n'ubwitonzi bwe n'ubushishozi bwe bamwohereje kwiga yari afite abana babiri
yamaze kubyara abana babiri amwohereza kwiga mu ishuri ry'abakateshisite i Rutongo. Arirangije yabyitwayemo neza, aharangije yarangije nyirizina mu kazi k'ubukateshisite, abukora neza pe, abukora neza, abukorana umurava n'ubushishozi. Abapadiri baramukunda, abapadiri baramushima. Yozefu nanjye naramurebaga nkumva ndamushima, kubera ko nabatijwe ndi mukuru, nabatijwe niga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza, numvise mukunze mutoraho kumbera umubyeyi wa batisimu, tubirimwe ni mukuru wanjye, ariko naramushimaga pe, ndamutoranya kugira ngo azambyare muri batisimu. Koko rero yambereye umubyeyi, angira inama, kandi ntabwo yifuzaga ko ntabwo mu ikosa. Buri gihe yangiraga inama, nkabona ko ari inshuti, ari umubyeyi koko batisimu, no kandi rwose ari umuvandimwe mwiza cyane utagira ukasi. Yozefu Karwera rero rwose nabwiye ko mbabwira mu ncamake, ntabwo ndondora byinshi. Igitangaza urwo rukundo yagiranye n'abapadiri icyavuyemo ni uko muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 abantu bashoboye kurokoka, tubikesha Karwera Yozefu. Tubikesha Karwera Yozefu ari umupadiri w'umubirigi witwa Padiri Jiji. Yaraje ahagarika imodoka mu Gasenyi, ahagarara haguru y'iwacu, aramuhamagara ati zamuka nkubwire. Aramubwira ati rero genda ubwire umuryango wawe wose, ubabwire ko ibyabo byarangiye, nta buhungiro, ariko mupfe ku Gikabwayi, abandi bahungiye i Kabgayi naho barapfa, ariko mupfe kujyayo. Ati kandi mukunda ibintu, nyamuneka ntagire uwambara imyenda ibiri, ntagire ugira ikintu atwara, uzaba hazabona ibindi, ariko muhunge mugende vuba vuba. Afatanije na Damascene y'Ungwi Ndayisaba, biriwe bareba ko tugenda. Twaragiye ko twagiye, bamwe bagiye saa 2, abandi twagiye haguye akavura, tugenda nyuma yabo. Ubwo rero tugeze hano i Kabgayi, abapfa barapfuye inzara. Abicanyi bari bahari bavanamo abo bica, ariko 3/4 by'abantu bahungiye i Kabgayi b'umuryango wanjye bashoboye kurokoka, babikesheje umubano mwiza wa Karwera Yozefu n'abapadiri. Karwera Yozefu rero yabaye umukristo w'intangarugero, yewe abana b'abatisimu ntabwo nababara, bose nuko bamushimaga. Karwera Yozefu rero umubano mwiza n'abapadiri rwose agiye n'ubu ngubu yarakiwufite, n'ubu ngubu aho ari hose abapadiri bamukundaga nawe akabakunda. Karwera Yozefu rero muri makeya Imana imuhe gashira. Akandi kajambo nongeraho nk'umuntu usigaye mu muryango, ni ukuvuga ngo ninjye muhererezi wacu, ubwo sigaye na mushiki wanjye nkurikira. Karwera niwe muntu mukuru dusigana mu muryango, ari dusigaye turi abana babiri tuvukana, dusigaye turi abana babiri na mushiki wanjye niwe. Ubwo ngo Karwera tuvuyemo ari ikintu. Ubwo rero mu by'ukuri abadutabaye mwese, abari hari haruguru, abasaserodoti, nyiricyubahiro Musenyeri, rwose ndabashimira cyane 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 rwose. Murabona ko ngewe nishimiye uburyo ahantu ashyinguwe. Aha ni ahantu hakomeye cyane, n'indirimbo nzi ko rijyamo abihaye Imana gusa, ariko nawe yarayihaye pe. Ubwo rero ibi ngibi ndabishimye rwose, ndabikunze cyane ku byiza yakoze, yakoreye Imana n'abantu. Imana yamwakiriye. Ubu rero ndabashimira mwese abadutabaye. Ikindi nababwira ni uko uriya mwana washyinguye umuryango wateranye mu bushishozi bukomeye, bamugeneye inka yo kumushimira. Ndabashimira mwese rero, namwe rwose ikibazo kizaba tuzabatabara kandi tuzabafasha. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Karwera Joseph wari umugabo, umubyeyi, umwana, umuvandimwe, ukaba inshuti, ukaba umukozi ku murimo, ariko hejuru ya byose wemera kuba umukozi w'Imana. Umugore mwashakanye ari we mama aragushima cyane. Burya nyuma yo kugenda kwawe yatubwiye byinshi kuri wowe. Ati buriya Yozefu twabanye ndi muto, mu bo yareze nanjye ndimo. Agushimira uburyo wamubaga hafi, uburyo wifuzaga kuba uri kumwe nawe,
ahantu hose wabaga uri. Yaratubwiye ati nagende Yozefu yarankunze, ati yarankundaga najyaho bikantera ubwoba, ati nibuka iyo yabaga arimo kunsokoza turwanira mu mutwe wanjye ansokoza uko ntashaka, ati tukajyana kudodesha imyenda yanjye, ati naba nagize aho njya akanga kurya atarambona, ati ibyo byose narabibonaga nanjye bikandenga. Twebwe abana wabyaye n'iyi saha turacyashima ko Nyagasani yaduhaye umugisha tukabyarwa nawe. Inzira nziza ya gikristo wadutoje ni umurage uruta iyindi yose uzatubeshaho muri iyi si tukazayivamo tutanduranyije. Tuzirikana iteka urukundo rwawe uko wabibiganaga ngo tubeho. Ntidushobora kwibagirwa ko ari watujyanaga kwa muganga ku munsi w'itangira ry'amashuri, ukaba wabuhiriye udufasha kwitegura ndetse bamwe ukanabaherekeza. Abana wabyaye ndetse n'abuzukuru twibuka ko wajyaga uducisha mu cya kabiri ukatugurira igikoma, amata, fanta ndetse na broshete. Cadette we yibuka ko inkorora ye wayifuzaga broshete iriho agasenda. Umubyeyi dukunda, iteka twasabaga Imana ngo ikomeze ikurinde maze natwe tugushimishe. Wagiye hari byinshi tukifuza kugukorera, gusa wumve ko nta deni na rimwe wajyanye. Tunyuzwe n'urukundo waduhaye, tuzibagirwa igitaramo cyawe iyo abagore beza na bene Imana zazagamo maze ugafata inkoni ugahamiriza, mama nawe akagukomera amashyi. Byaturemyemo umunezero ku buryo bigoye kubona uwo wabyaye yababaye. Ntacyo utaduhaye umubyeyi mwiza. Nyagasani uhemba neza akubabara ibicumuro byawe maze agutuza heza. Umuryango uvukamo uragushimira ubutwari bwawe, wabaye inkingi ya mwamba ugaterwa ishema no kukugira. Wahagaze mu cyuho cy'abawe benshi bishwe muri Jenoside igihe wari ugifite imbaraga. Wabaye umubyeyi wa benshi, washyingiye abana benshi, tugahora dutuje ko tutabura uwo twiyambaza mu gihe dukeneye umubyeyi mukuru. Umurimo wawe w'ubukateshisite wawukoranye ubwitange n'urukundo rwinshi. Ni umurimo wagiyemo uwukunze maze uba bimwe mu bigize ubuzima bwawe. Wawukoraga witonze kandi uciye bugufi. Abaciwe imbere yawe bose bashimira ko wababereye itara rimurika. Twifurije kuruhukira mu mahoro ya Nyagasani kandi natwe dusabire tuzasoze urugendo rwacu neza.
Muko bisanzwe iteka mu bawe